Yesu ashimwe cyane, turabashuhuje bene data bakunze inshuti z'umusaraba, bakunze b'ijambo ry'Imana. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, ni muri ka kanya keza dusangira amagambo y'Imana kandi amagambo y'ubwenge. Yewe ugiye kubaganiriza nk'uko bisanzwe ndi Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel. Hanyuma nkubwira wowe ugeze hano bwa mbere tarakanda kuri subscribe cyangwa se abone, ni inkunga ikomeye cyane uba uduteye iyo ukanze kuri subscribe. Kandi no muri komanteri tuba dukeneye ibitekerezo byanyu, mwebwe mudukurikira mufite gahunda yuko twakwaguka tukagira iterambere. Ibitekerezo byanyu rero ni ingenzi kuri twebwe. Hanyuma kandi nuzajya wumva ibyo tuvuga bigufashije, ibyoherereza nk'abantu bangahe bakunda kumva amagambo y'Imana. Kandi mbashimira cyane imbaraga mukoresha cyane mu kwishyigikira kugira ngo ngere kuri uru rwego, harimo n'amaboko yanyu. Kandi iyi ni channel yanyu, namwe mugomba gushyigikira. Iyo mushyigikiye namwe muba muyishyigikiye. Hari abambwiye bati rero Mama Lionel, twebwe tukunda iyo uhagaze ku gatuti uri kwirukanka utera za kiribiti na za haleluya nyinshi. Ati iyo ubwiriza cyangwa uvuga wicariye gutya, ati twumva tutazi ibyo ari byo. Ati tugukunda uri kwirukanka. Abantu mu nkunda ndi kwirukanka rero ndabasuhuje, mugubwe neza cyane. Hanyuma n'abantu bankunda nivugira gutya nyine nk'abashesha akanguhe, namwe ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha rero. Reka mbasuhuze abari mu majyepfo aho mvuka y'u Rwanda. Majyepfo y'u Rwanda ndabasuhuje. Ndasuhuza abari iburengerazuba, iburasirazuba. Ubwo se sibyo no mu mujyi rwagati. Hanyuma rero mugubwe neza, umugisha w'Imana ube kuri mwebwe. Murakurikirana yewe ndi muri Zimbabwe, aho ndi gukora umurimo w'ivugabutumwa no gusengera abarwayi. Ndabakunda cyane rero. Ubu buryo nabwo ni bwiza cyane turi gukoresha kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka muri mwebwe. Yesu abahereza umugisha rero, kandi turabakunda. Hanyuma wowe uri kunkurikirana urwaye, ni ukuri ndagutangariza ko nta ndwara idakira. Nawe rero uri kunkurikirana uri muri situation itari nziza, uri mu gihe cy'igihombo, uri mu gihe ntawe ukumva, uri mu gihe umeze nk'uwahawe akato, situation yose urimo Uwiteka korohereza ni ukuri. Ushobora kuba ufite amadeni, bashobora kuba baraguteye indobo nyine barakubenze, ntaho bitaba kandi nimba baranakubenze, umubwira uti caho ni Nyagasambu rirarema, siwe musore wavutse wenyine muri iki gihugu. Nimba kandi waranabenzwe n'umukobwa, umubwira uti bye bye. Abakobwa mu gihugu barahari, ndetse no hanze y'igihugu barahari. Ntibitume wigirira nabi cyane ngo ube wakwiyahura. Abana b'abakobwa baracyahari. Ushobora kuba ubenzwe n'inzobe ukazashaka uwirabura, cyangwa ubenzwe n'umugufi ukazashaka umuremure. Abana barahari. Nkuremye umutima rero ntiwigirire nabi ngo barambenze, ngo banteye indobo ku isoko. Barahari. Imana ikugirire neza cyane. Karagaciyemo kwa kundi nkunda no kwiganirira namwe. Kandi wowe nkurikiranye mu rugo byagucanze, muri no minsi ngo biri kubacanga bya hatari, ngo ingo zirimo udukoryo twinshi. Kenyera kigabo ukomere, kubera ko wasezeranye akaramata. Ube intwari, Uwiteka aguhe kwihangana kandi akurwanirire anakurwaneho. Kandi Imana igukomeze cyane. Abari mu minsi rero ibigeragezo byinshi, Imana yateye ikinya kugira ngo ibigeragezo bitabahitana. Ndasaba Imana ngo ibakure ku kinya, kuko ikinya iyo kimazeho igihe uhinduka pararize. Nibakure ku kinya, ibasubize mu izina rya Yesu. Hanyuma rero namwe abatubwira mwiriwe mwatwiriweho, turagira ngo mugerageze mujye mutubwira mwiriwe mutatwiriweho. Murakoze cyane.
uyu munsi rero ndashaka kuganira n'abavugabutumwa bagenzi banjye, abantu bakora umurimo w'ivugabutumwa, ariko mbere y'uko tuganira nabo ku bintu bitatu bakwiye kuba bujuje kugira ngo byibuze bakore ivugabutumwa. Ndetse muri uyu mwaka turagira ngo tubanze tubiyegereze mu isengesho, dusengera umwanya tugiye kwinjiramo kuko ni umwanya utoroshye. Impamvu yo gusenga, ibintu tuba tugiye kuvuga si ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Hari abavuze menshi kuturusha, abacecetse, hari abakaze kuturusha abacecetse. Kandi impamvu yo gusenga, tuvugira imbere y'abantu bamwe bafite amashuri menshi kuturusha. Ibyo tuvuga rimwe na rimwe avuga ati hari akantu utavuze wagombaga kukavuga. Yego, mujye mutubabarira abantu mudukurikirana, mwarize menshi kuturusha. Turagira ngo namwe mujye muza mufate umwanya kugira ngo mudukosorere ibyo tuba twakosamitse. Turi gukorera mu muhamagaro utoroshye, aho uvuga umuntu akagukosora kandi ukaberwa n'impamvu agukosoreye ku karubanda, kandi nimero za telefone tuba twazishyizeho. Imana ibagirire neza cyane. Hanyuma turagira ngo tukwiyegereze mu isengesho, kandi Uwiteka akumvire ku munsi w'ibyago, akumvire ku munsi w'amakuba. Ariko turanihanganisha cyane abantu bari mu minsi y'ibyago kweri, bagize ibyago, abantu batangiye umwaka bari mu marira barapfushije. Turagira ngo tubabwira ngo nimukomere, mu isi si iwacu, twese turi ku murongo ducaho bucya hacaho undi, ariko turagira ngo nimukomere cyane. Reka rero tubiyegereze mu isengesho, dusenga Imana. Urakoze nyir'ibihe, turagushimiye kuri umwami mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasaba umugisha ku muntu wese uteranye hano kuri iyi YouTube channel Eva Mama Lionel, akaba agiye gutangirana nanjye agasozanya nanjye. Musabiye umugisha ukomeye cyane. Uyu mwanya ndamenagura imbaraga zose z'abakonekoni, imbaraga z'imyuka mibi zabasha kurwanya ibi bintu tuba twateguye. Turasabye ngo ujye uherekesha imbaraga n'ibimenyetso aya magambo uba wadutumye kuvuga. Kandi turasabira umugisha abadutera inkunga kugira ngo twicare hano, abatwambika, abatugurira amazi, abadusengera, abaduha ibitekerezo n'abaturwanya. Turasabye ngo aba bantu bose bashyigikire mu rwego rw'imikorere bafite. Urakoze cyane. Umwanya wose tugiye kuganira, umwuka wera abane natwe. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira n'abavugabutumwa. Hari abantu bahamagawe, hari abavugabutumwa nyine ba evangeliste, ba Eva nkanjye, hari abavugabutumwa b'abapasiteri, b'abashumba cyangwa abapotre, nabo bakora ivugabutumwa. Hari abapasiteri baba ari abayobozi, bamwe batanga amatangazo, abandi bakaba bashinzwe kwigisha igice, nabo ni abavugabutumwa. Tugiye kureba muri uyu mwaka ibintu bigiye kugufasha mu buzima, bugakomeza na nyuma y'uno mwaka bikazakomeza. Ari ibintu bitatu rero tugiye kuvugaho umuntu wese w'umuvugabutumwa akwiye kugira. Icya mbere ni ukuba afite impano. Kuba afite impano. Uri umuvugabutumwa ariko si ufite impano y'ivugabutumwa. Ndashaka kuvugana n'umuvugabutumwa cyane, umuvugabutumwa w'iki gihe, umuvugabutumwa w'uyu mwaka. Ndashaka ko tuvugana tuganiriye, kandi wihangane numva na volume ari nkeya, ugerageze gutega amatwi kuko iki kiganiro ngikoze ari 9:00 zo mu ijoro. Niyo mpamvu ndi kuvuga ntuje. Hanyuma ihangane tuganire nk'umuvugabutumwa mugenzi wanjye. Ibintu bitatu ugomba kuba wujuje kugira ngo ibivugabutumwa nuguhiritse ntugwe, nukuranduye nturanduke. Icya mbere ugomba kuba ufite impano. Ese ufite impano y'ivugabutumwa? Ufite impano yo kuvuga ubutumwa? Hari umuntu ushobora kubyuka mu gitondo akavuga ati ngiye mbona
runaka amaze kugera kure, mbona bambara amakositimu bahinduranya, mbona bahagaze ku dututi dukaze, reka nanjye negure Bibiliya ntangire kujya ntera haleluya 25 nikweduye akaguru kamwe n'agashyize hakurya kandi n'agashyize hakuno, ntere haleluya 16 kugira ngo nanjye ndebe ko nazamuka. Ese ufite impano y'ivugabutumwa, ufite impano yo kubwiriza, nabyo birakonta. Ndagira ngo muri uyu mwaka tuganire, tuzakunda kuganira bene aya magambo ameze nk'igihato cyagufasha gukomera uri isuka ntujegajege. Hanyuma nimba uri umuvugabutumwa tugiye kuganira kuri ibi bintu bitatu. Cya mbere ni impano, cya kabiri ni umuhamagaro, cya gatatu ni amavuta. Amavuta nibyo bintu bitatu tugiye kuganiraho byagakwiye kuba biranga umuvugabutumwa: impano, umuhamagaro, amavuta. Imana tugire neza cyane. Yego, n'undi wese witegura kumva yakwinjira muri uru ruhando rw'abantu bashakira Imana abanyabyaha, ni ibi bintu bitatu. Ubu ni ubutatu ugomba kuba ufite. Impano, ufite impano yo kuvuga ubutumwa. Hari igihe rero abantu bakoresha impano zitari izabo, ugasanga umuntu yaje mu ivugabutumwa ariko disi ntabwo ariyo yari impano ye, ahubwo ukurikije n'amafaranga menshi yifitiye yagakwiye kuba arimo asapotinga abavugabutumwa, tukajya kuri tere tudafite ibibazo. Kandi tunashimira cyane abantu badusapotinga kuko aha ntabwo tuhigejeje. Ese ufite impano yo kuvuga ubutumwa? Ko hari igihe tureba ahubwo tugasanga wari ufite iyo kuririmba cyangwa iyo kudiyakona, ariko umuntu areba akabona impano yawe, inyenyeri yawe rwose wayijyanye kwakira aho idakwiye kwakira. Ashaka ko inyenyeri yawe yakira ku gatuti, ariko si ikwiye kwakira. Nta mpano y'ivugabutumwa ufite. N'ikimenyimenyi iyo uvuga umuntu wumva atazi ibyo uvuze. Hari umuntu uvuga ukavuga isu yavuze iki. Hari uza rwose ukabona asomye nk'imirongo 50, akeraho wasomaga nk'imirongo 50 bagutunguye, warangiza ukicara ukavuga uti rero umwuka wera abasobanurire. Ese impano ko tubona nubwo uri gusaba iminota 20, nubwo uri kwandika udupapuro uhereza abadiyakoni agapapuro kanditseho ngo mumpe umwanya w'ijambo ry'Imana iminota mike, ufite impano y'ivugabutumwa cyangwa uri kucyatsa, cyangwa nawe urashaka guhagarara ku gatuti? Ese nubwo uri kuburana ngo maze iminsi usaba umwanya bakawukwima, ese mbere yuko baguha umwanya ufite impano y'ivugabutumwa cyangwa uri kwiyaranja kugira ngo urebe ko byavamo? Imana itugirire neza cyane. Tekereza mbere yo kugira ngo wihute. Ese wowe ushaka kuba umudiyakoni, ko tureba tugasanga nta mpano y'ubudiyakoni ufite? Hari igihe umuntu akora ibintu bitari mu mpano ye, atari domene ye, ugasanga si domene ye rwose, ukabona ntabwo byari ibye. Ariko Uwiteka akwigisha kumenya impano yawe ni iyihe, ubundi impano yanjye ni iyihe. Iki kintu usaba Imana, Mwuka Wera akongorere, agusobanurira impano iri muri wowe. Kuko abantu muri gukoresha impano zitari izanyu, bigatuma mwangiza ibintu, bigatuma mwica byinshi, kuko muri gukoresha impano zitari izanyu. Icya kabiri ni umuhamagaro. Umuhamagaro, ese ko tubona ko kuvuga ijambo ry'Imana rikaryoha, ufite umuhamagaro? Uri umunyamuhamagaro? Warahamagawe? Kuko warihamagaye, wahamagawe nande? Kuko hari abantu bahamagawe na bene wabo muri ibi bintu, ugasanga umuntu afite idini, kuko itorero ni irya Kristo, ugasanga idini yimitse umugore we amusutseho amavuta, ugasanga yimitse umwana we w'imfura, ugasanga yimitse abavindimwe kwa se wabo, kandi ubwajeje ubundi ntazi n'ibyo ari byo, nibwo arangije segonderi, ariko murimo muramubunzaho ihembe ry'amavuta muri no minsi.
nabonye n'ihembe riri kuvuza ubuhuha sinzi aho mperutse kubona bimika umuntu numva ugiye kumwimika aravuze ngo agiye gucecekesha abadayimoni ngo n'amagambo ngo ndaje nkwimike ncecekeshe amagambo aya mavuta acecekesha abantu rero nayo ugasanga idini ni rya famiye uyu muntu yimitswe ese ko bamwimitse kweri afite umuhamagaro ese ubundi ufite umuhamagaro ese ko nta bimenyetso tubona by'uko ufite umuhamagaro mu murimo uri gukora mu murimo urimo ukora ko nta muhamagaro turi kubona kuko umunyamuhamagaro aritanga umunyamuhamagaro ntabwo ahatwa ntiyingingwa ntabwo akora nk'umwana w'umwingingano umuhamagaro ko tutari kuwubona ko tutari kubona ufite umuhamagaro k'umuntu njya mbona ukora umurimo afite umuhamagaro ko hari ibintu atarebaho wowe tukaba tubona hari ibyo urebaho wari wabona umuhamagaro umuntu byutsa atarakira n'inkovu akajya mu murimo w'Imana byaye bamubaza ejo bundi wari wabona uburyo umuhamagaro uzonga umuntu yaba avuye no muri gereza uyu munsi ejo tukamubona mu rusengero atararuhuka wari wabona umuhamagaro uburyo ukura umwana ku ishuri akaza ajugujugu akajya acuranga ari no mu ikayi akora homework ari no mu ikayi ari mu murimo kubera umuhamagaro umuntu ufite umuhamagaro ntagira icyo arebaho ntiyireba nka Dawidi uvuye mu ishyamba yireba nka Dawidi uzazana amahoro mu gihugu umuhamagaro ufite urwanira ku nyungu z'ahazaza ntabwo urwanira ku nyungu z'iki gihe kuko inyungu z'iki gihe akenshi dusanga zishingiye ku ikofi uri umunyamuhamagaro tuvugishije ukuri ibintu urimo ufite umuhamagaro wabyo ko tubona ahubwo ufite ambutiyaje yabyo ko tubona bituzengereje ko tubona birutwa n'iyo udahari kuba waje ko tubona amahoro yabuze mu rusengero yabuze muri korari iyo korari uyoboye ufite umuhamagaro w'uperezida ko tureba ahubwo tukabona wari ushoboye kuba perezida w'ikimina none ukaba ubaye perezida wa korari ubundi iyo turebye tubona ari ukwiye kuba perezida wa koperative ihinga amashu none uje kuba perezida wa korari y'abanyamwuka uri umunyamubiri y'abantu bizura umuswa y'abantu bajya imbere y'Imana utinya kujyayo y'abantu biyiriza urya wari ukwiye kuba perezida w'abahinzi b'umuceri none uje kuba perezida w'abadiyakoni uyu muhamagaro wawukuye he nta muhamagaro ufite cya gatatu amavuta ari igihe umuntu agira impano akagira n'umuhamagaro ariko akabura amavuta aka kantu mumfashe tugatindeho k'amavuta tugatindeho niyo mpamvu n'umuririmbyi yaririmbye ngo mpamavuta Yesu mbone kwaka mpamavuta ndakwinginze mpamavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya turirimbe ngo Hosiana tugusingize wowe mwamu twarabami Yesu tugusingize Mani tugire neza cyane reka tuvuge kuri aka kantu cyangwa se iki kintu cy'amavuta hari igihe umuntu agira impano ko afite impano yivuga butumwa
ukabona afite n'umuhamagaro pe, ariko ugashaka utuvu tugaheba. Ukabona umuntu afite umuhamagaro wo kuba muri korali, ukabona afite n'impano yo kuririmba, ariko yaririmba abantu bose bagasinzira kuko nta mavuta. Mavuta arakonta, mavuta arakenewe. Aya mavuta rero, noneho ugasanga aba banyempano, aba banyamuhamagaro, aho gutinda ku isoko, batinda ku isoko ry'ababahamagaye, batinda ku isoko ry'aho bahanurira, batinda ku isoko ry'aho babwiriza, bahora ku isoko ry'ababakeneye, ariko ku isoko barahabuze. Ngwino ku isoko ngari nziza, niko umuririmbyi yaririmbye, wowe ngwino ku isoko ngari kandi nziza. Kera umuririmbyi yararirimbaga utaragera ku gitero cya kabiri, umugongo winjiranye mu rusengero ukurya ugakira ataragera ku cya gatatu. Kera abaririmbyi bateraga ikorasi, umuntu waje arwaye bizimo tukajya tubona ari kugigirana nabyo aho inyuma, ari kugigirana nabyo biri kumutigisa, bikamutigisa bikivanamo. None ubu ngubu mu rwego rwo ko abantu badashaka amavuta bivuna, gushaka amavuta aravuna, amavuta birahenze. Bantu mufite ivuta murikomereho, bakobwa batanu b'abanyabwenge mukomere kuyivuta, bantu mufite amavuta muyakomereho, bene data mugifite amavuta muze tuyakomereho. Mana yanjye muri uyu mwaka mukomere ku mavuta, munirinde n'abantu badafite n'icyo babamariye. Bahanuzi mbicira akajisho, mwirinde abantu badafite ikintu babamariye. Nimba mu muhamagaro wawe ntawe ukugura agasabune ngo akugurira kenda, ngo agupfumbatishe wahagiriye ku gatuta guhagacupa k'amazi, muri uyu mwaka muzirinde izi ncakura ziza gukamura amavuta zibakuramo iby'Imana bashyizemo, zibaka imbaraga zitabashyiramo imbaraga. Abo nanjye muri uwo mwaka mu ngendere kure ntabwo ndi bubiteze rwose. Igihe kirageze kugira ngo dukorane n'abadukorera, igihe kirageze dukorane n'abapfakazi b'Isarafati bazi uburyohe bwo gusonga agatsima bakakaduha. Igihe kirageze ngo dutindane n'abashyigikira umuhamagaro, apana barwanya umuhamagaro mu rwego mujya no muri komateri kutwandagaza. Mwe ntabwo turi bubatindeho, tugiye gutinda n'abantu basapotinze umuhamagaro wacu, pane zincabiranye n'incakura izo muzimu mwanya twarababonye. Mwaje muri nk'inyatsi zishaka kutumaraho amavuta, ariko mutagira sapoti nimwe muduha. Namwe bahaye sapoti mukahasiga amavuta, namwe mugiye gukosora ibyo mwishe, biryo by'abandi mwariye, amafaranga y'abandi mwariye, bagategereza ko mubasengera mu gaheba, namwe mujye kwishyura amafaranga y'abandi mwariye. Amavuta kuko atumugera kure, atumugera ku ntego. Amavuta ashyigikira umuhamagaro, amavuta agashyigikira impano, ariko impano ntishyigikira amavuta, umuhamagaro ntushyigikira amavuta. Amavuta arakazashyigikira ibintu byose. Jye wabaye umunyonzi wanyonze igare ridafite amavuta utambutse rirakocagurika. Jye umutayeri imashini idaheruka kujyamo amavuta irakwama, iranasakuza. Zareba urugiyo rwabuze amavuta rurasakuza, ariko washyiramo rugaceceka. Amavuta ku buryo ubwiriza amavuta kumvikana, ubwiriza abanyamibabaro bakishima, indwara zigakira, abafite intimba mu mitima yabo bakishima bivuye ku mbaraga z'amavuta. Aleluya, aleluya, aleluya. Ugira amavuta apana igipindi. Reka kuza kutwigisha ibyo waborotse, reka kuza kutwigisha ibyo wanditse, kuko hari nabo tujya twumva muzungurukana ijambo rimwe, umujyi n'intara ngo rimaze iminsi rigufasha ngo ryanze gucika muri wowe. Wibeshya, nta mavuta ufite. Waraza kutubwira ijambo
ni misa se ko misa bayisomera hose icyarimwe ku isi bakamenya ngo umunsi ni ngiso uramara amezi 2 uzunguruka intara zose z'igihugu uvuga ijambo rimwe ngo rimaze iminsi rigufasha ngo ryanze kuva mu kanwa kawe none surakura hehe amavuta mpamvu rigufasha nuko nta mavuta ufite kandi umuntu udafite amavuta ahora ashimagiza intege nke ze yumva akazi warashiriwe jya gushaka amavuta va kuri tere va kuri tere fata impano ubu yizinzu yibike umuhamagaro ububitse banze ujye gushaka amavuta tukubone kuri tere ufite amavuta ari gukorana no muhamagaro n'impano ubundi ureke igipindi mani gushyigikire guha amavuta nimburota saba amavuta y'inzozi nimburirimba saba amavuta y'indirimbo urumva neza nimba uvuga ubutumwa saba amavuta ivuga butumwa nimba uri umudiyakoni saba amavuta ivuga butumwa kuko kudiyakona amasadunda y'iki gihe n'incabiranya ni abantu baza bameze nk'inkerebende batarezwe ukagira ngo bavuye mu ishyamba ubwira umuntu uticara aha ati cyangwa utihaguruka hano twageneye runaka ati hano ni mu nzu ya data aravuze ati jya nta nabwaza ariko kumpagurutsa nazindutse nahageze karumpagurutsa nkande kwahangaha ari mu nzu ya data ugasanga unaburana nta n'intebe yigeze agura nta kintu na kimwe habe n'icyatanu ntacyo tumuzi uretse guteza intambara umuntu nk'uwo urumva uzamudiyakona udafite amavuta ntiwamuha ingumi abaririmbyi b'iki gihe urabona uzabayobora udafite amavuta n'ubugome bafite n'inda bakuramo n'ubusa bambara urabona uzabayobora udafite amavuta uzabashobora pasite urabona uzabora abadamu b'iki gihe bigize inkumi urabona uzayobora abantu bigize abanyabwenge kukurusha urabona aba bantu uzabayobora udafite amavuta urabona uzayobora abantu batwara majipe marongerova modoka henze wowe utega moto urabona aba bantu uzabayobora udafite amavuta wowe ukabashobora urasabwa amavuta muhamagaro wose ukenera amavuta impano yose ikenera amavuta ngibyo ibintu nateguye ko tuganira kandi muri uyu mwaka ndabigusabiye Elisa ari umunyamavuta yafataga igihe akicara mu murere akajya amenya icyo ingabo z'Isiriya zateguye kuza gutera Isiraheli akabimenya yicaye mu murere yifitiye icyo bita ivuta rijojoba abana na Gehazi utagira amavuta ahubwo ugira amaso areba mu makofe ariko Elisa akagira amavuta yo kuvuga ati Gehazi wimbwira ko dupfuye amavuta afite aranyereka ko umudugudu goswe n'ingabo zirwanirira abera ibyo byose n'imbaraga z'amavuta mavuta yatumye abamidiyani bapfa kubera amavuta bazunguze muri n'ibibindi ukeneye amavuta ukeneye amavuta jya ku isoko buvuye ku isoko maze igihe kinini uzenguruka uri ku isoko bagutumira buri munota ariko reka mbabaze bavuga ubutumwa bagenzi banjye nimba Yesu umunsi umugore wari umaze imyaka 12 ava amukoraho Yesu akavuga ati hari imbaraga imvuyemo hari umuntu nkozeho imbaraga imvuyemo nimba Yesu Kristo yaririrwaga mu murimo nimugoroba akarara mu ishyamba asenga mwebwe mukura hehe ibintu mwirirwa mwigira ngo iravuze ngo imbwiye ibyawe ngo ndebe ngo nshake ngo hari ibintu bitatu Imana imbwiye ngo ndebe ngo hari ikintu Imana integetse mubikura hehe mudashaka amavuta mujye gushaka amavuta mujye mu bahanjuzi Imana itugirire neza cyane ndagira ngo dusenge ndasoje magambo mwuka yaramfashije gutegura nayangaya kandi nkeneye courage zanyu vantage mu ntera nkeneye amagambo meza muri commentaire mumbwira muti komereza aho ngaho cyangwa hindura iki cyangwa kosora iki ngiki kandi turashimira abantu benshi cyane mukomeje kujya muri commentaire mukandika ni ikimenyetso cy'ukuba washyigikiye kandi ikindi burya n'umuntu nakugaburira ijambo ry'Imana unavuga uti murakoze iyo ziraza murakoze nandi magambo bintera kumva ejo
navuga n'ibindi. Imana itugirire neza cyane. Reka dusenge. Imana ishobora byose, ndagushimiye cyane kuko uvuze amagambo akomeye umvugishije. Abanyempano n'abanyamuhamagaro bakeneye amavuta kugira ngo amatabaza yake, kuko twabonye imbaraga z'amavuta uburyo zishyura ideni ry'umupfakazi. Imbaraga z'amavuta zatumye Obadiya ibitangaza bikoreka aranapfuye. Sabiye abakozi b'Imana bankurikiranye muri aka kanya kugira ngo bahabwe imbaraga z'amavuta. Abanyamuhamagaro n'abanyempano bongere buzure umwuka wera n'umuriro. Urakoze, turagushimiye kuri Imana ikoze ibintu bigororotse, ikoze ibyiza. Urakoze, turagushimiye kuri Imana igiye kuruhura abantu bawe. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Turabakunda cyane.